Nano burangiye mbafana na bombi. Fana zanga fana na Oryx. Nuko ngo wowe ufana hari akantu wigeze gukomozaho kazeho na Oryx ngo bose urabafana ariko ubundi utekereza iki ku bibazo bari bafitanye mu minsi yashize na n'ubu mumenya ko bitararangira? Ibyo bibazo reka mubwize ko ntabyo nzi. Kandi banze wumve. Yego. Ngiye mfana umuziki sibyo? Yego. Niba bakoze indirimbo ziza ndayumva. Yego. Ntabwo rero umufana w'amateka. None se ubwo wambwira gute ngo uramfana? Utankurikirana utazi wabona utamproving ubwo no umufana cyangwa n'ingwiza murongo. Kivuga akantu kaca. Yego. Cyane barashaka ko tuganira ikindage. Baravuga n'izindi barimo baraziga. Hari indirimbo yazo yitwa Tamba. Indirimbo yazo yitwa Tamba ya. Na cyasi. Yego. Urumva? Nababigerageje ubuse bari. Yego. Nubundi birangira kwa kundi. Birangira kwa kundi bakitugiye kubita nago gusaba 2 5 10. Yego. Amaji bamwibye cyane. Amaji bamwibye cyane. Bamwibye cyane. Yageze kugera mu 2020. Yego. None ibaze ko natagiye kugira ubwo abagiye mfite agahumbi. Raj TV show. Need information on the top. Yes, twongeye kubasuhuza mwe muteze Raj TV show. Uyu ni wa mwanya rero tuba tugiye kugana n'umutumirwa wacu. Ubaka kanya murabona ko turi kumwe n'umusore ahangaha umeze fresh kabisa. Amazina yose nirwanya babwira murayazi. Amakuru muzee? Ni meza cyane. Umeze fresh? Ndabona kabisa wantu rikapo urifunze fo. Ayete naga ni ngombwa ko umuntu yifunze nabitanje. Cyakoza cyane. None se ako kanyobwa urimo kunywa bakita ngo kimwana? Ndayita B1 Gin. B1 Gin ikorwa n'uruganda rwitwa Lots Investments Group Company nako limited. Yego. Ndabona witeretse aka B1 na ka orange. Biba byiza kubivanga uko biraryoha. Biraryoha cyane. Yego. Nkuko rero mubibona turi kumwe na Benzo Beat official. Akaba ari kuri channel yacu ya Raj TV show. Turamwakiriye. Namwe mwakoze cyane. Sawa. Amakuru se? Meza bro. Biracamo cyane man. Sura nawe bidacamo. Ibimenyetso cyangwa umuntu bidacamo. Oya ibimenyetso byo birivugira. Ariko abanyarwanda barimo kumbwira ngo barakubuze. Wagiye? Ninde wambuze? Abanyarwanda ubwo kiretse niba rundi Rwanda kuvuga rase mfite indirimbo yashize ukwezi. Uwe ndumva yashize ukwezi. Keretse niba kwezi guseye ko batindera ubona abakubita miri indirimbo. No se subiza ko yitwa Wamaye. Aguze no gupinga. Yego. Wamaye kabisa. Abanyarwanda ariko bo muri rusange bitewe n'uburyo bakunda ibihangano byanyu babifuza ko wenda byibuze na nkaburi byumweru bibiri mu batamo umuzigo bro. Yego. Batoze tuzabikora. Yego. Rero Benzo Beat ndagira ngo tuganire kuri channel yacu. Twunguranye ibitekerezo dore abanyarwanda baba bakumbuye bagira ngo ukivuga akantu kaca. Yego. Channel barashaka ko tuganira ikindage. Baravuga n'izindi barimo baraziga. Nuko ngo nugucunga. Buyaka. Amaji bamwibye cyane. Amaji bamwibye cyane. Bamwibye cyane. Yageze kugera mu 2020. Yego. None ibaze ko natagiye kugira ubwo abagiye mfite agahumbi. Baze bagore batwara. Amaji bamwibye cyane. Jya kureba indirimbo rero kuyibona. Hase icyo kibazo icyo cyorezo cyateye abantu bari kwiba amatano shashume yanjye. Nibiri. Barye se ko mbona barimo gutwara zikahita zigaruka ubwo ntabwo bize umushinga neza. Nukuvuga ngo projet izafiringa tugayigarura. Cha brother ntabwo babyoroshye rero kumva ngo umuntu bamwibye cano none y'ibihumbi 70 nka Majid Black ni kibazo cyane bari iboneka bahera ni ya Philipeta niyo babashe gutwara niyo babashe gutwara. Ndumva hana basikama nako abahaka bameze koko cyane ya Maji imeze sinzi ukuntu imeze. Yego kuntu kwanza kuntu ameze bameze nk'abantu bariye no zarya bakitangikira mugana mu Kinyarwanda. Nagasamuzuri se? Ni nagasamuzuri. Niko bameze nk'abari agasamuzuri. Ubwo rero barabarabuye ewana ngo mwari agasamuzuri ka Majid Black. Babanza bishyire mu mutwe. Yego, ndagira ngo rero tuganire ku bintu bigendanye nk'ibi ngiye kukubwira.
nizihe ubundi nizihe mpinduka ubutekereza muri uno muziki kuba mwaba muhari uyu munsi ndetse no mu gihe cyashize ariko mukaba mutekereza nyine development nyine muri rusange y'umuziki nike muyitekerezaho hano mu Rwanda? Wewe watangiye urabizi watangiye gukora ukiri mutoya ariko wari muto ariko mu mutwe wagutse ni ibintu byumvikana. Nizihe rero niye development cyangwa se niye terambere mo kureba uyu munsi mu muziki nyarwanda ritandukanye n'igihe watangiriye? Iyo iterambere ryamaze kugaragarira hari yego urabibona nyine n'amantu zaza gutera nk'ibitaramo bibera inaha urabibona n'amakora bagenda habera urumva birahari. Njye numva ibyo navuga no mu muziki wacu uri kujya ahantu heza ariko harimo n'ibisuma byo muri showbiz. Ibisuma nk'urugero nk'ibyo ngibyo biba byabashije gutwara cano byarusohorera mu nduru babyuzuyemo ari bya bibeba bikuru biba bishaka kuba ibyo ngibyo biryo busa muzori by'ibiryakariho birumvikana. Yego Benzo Beat rero urakoze kumbwira kuri iyo ngingo ariko hari ikintu ndimo kumva neza n'inyisobanukirwe. Umuziki umbwiye ko biba birimo kugenda neza bitewe n'ibitaramo birimo kuba wenda muri no mucyo Kigali ariko ngo hakazamo ikintu cy'imbeba nkuru zirimo kwigira zirya amafaranga menshi kurusha abantu bakoze mwana. Wazimereye ubutumwa se wazindaburi ukazimbwiriza ukuri kuri ino mikoro? Bababwira se abantu bagende barye n'ubundi bazayamara nayo bazamaramo n'ubundi n'ababigerageje ubuse bari. Yego n'ubundi birangira kwa kundi tugiye kukubita ntabwo gusaba 2, 5, 10. Yego kandi wibwiraga kari kapu kuri amafaranga ariko ugaheza tugapfa kumutamo. Yego ni ikihe kintu se wavuga ubundi muri rusange wabwira ino generation rero y'uyu munsi? Cyane ababwira ngo bakomereze bari gukora ibintu byiza. Barumbwire nk'indirimbo 5 urimo guprefera muri kuno kwezi zisotse. Mubwire indirimbo ari ndimo ndumva mukanya. Yego ari indirimbo yazo yitwa Tamba. Indirimbo yazo yitwa Tamba ni na cyasi. Yego urumva no burangiye mbafana na bombi. Fana zanga fana na Orex. Yego no ngo wowe ufana ingwe yego ufana ingwe urumva wanarangiza ugafana n'iki hari ni iki kigira na perenare ntabwo ibyo bintu biba ahubwo no kuvuga ngo uragatanze rero uba watambatanze ndagatanze ariko bweke ndire bambere yitwa Tamba ukahita unabagatanze ibyo ntabwo bikorera. Oya ariko nawe banza tuze sumbaje shanse. Yego mwita indirimbo ya kabiri ubundi nakunze kubana nagize n'iyambe nuko rero naje mva mu modoka akaba kurikira indirimbo yitwa Wamaye ya Benzo Beat ongera usubire mu yitwa official Wamaye by Benzo. Yego iya gatatu kaba Wamaye iya kane kaba Wamaye iya gatanu kaba Amaherezo y'Amata. cyore uwo indirimbo ifite imyanya 3 ku mutima wawe no muri ubyara bwo keretse ubwo nawe niba kuri wowe ariko Wamaye n'indirimbo nziza hari umuntu wese wabashe kuyireba arabizi ko ari indirimbo nziza. Aba legend barabyumva nyine iyo ndirimbo Wamaye baze wavugana legend understand. Yego ugasoreza ati ku ndirimbo ya Maji bita Amaherezo. Yego ira ndirimbo bari kwibaza amaherezo y'ibintu to after yacu kuba after life wagwana kuntu nyine amaherezo y'abaskama cyangwa se abahaka baba baza ibi bintu by'abantu. Amaherezo rega kubura umufungo nabyo bivugaho n'amaherezo kuri kombazo zanga bwose n'amaherezo byose ibyo bintu nyine n'ibyakize Inyange na Twakiza Imana yibajije. Yego ni ibintu byumvikana ese ni bora ya be. Yego ni ikihe kintu se ubu muri make urimo gutekereza ubaka kanya wumva nk'umushinga ushaka kudevelopa kugira ngo ugeze ku Banyarwanda? Oya ariko ahangaho urabona kuri ahangaho urabona kuri Benzo urabona ko umushinga ngo gutekereza hanyuma ukubwira ura sponsorize ariko uratekereza kangaha abantu barimo kumva wenda banagutera inkunga bamwe nk'aba diaspora cyangwa se abandi bayiteye wese
oya njyewe kubona wabaye kundusha Oya. bizakubona bariza urandebye ubona ndi umugonda rutoki ndabona wabaje urandebye ubona ndi umugonda rutoki ndabona wabaje shumyaka oya ariko nta mutima mubi icyo kibazo nyine ndagira ngo wenda ukinsubize uyu mushinga sinangombwa imishinga umuntu abatekereza yego kandi ikintu umuntu ntabwo amaze kugira imyaka mitonya ntabwo ndi umuntu rero kuza hano kuri social media ngo nirirwe mvuga ubushinga bwanjye si ngombwa yego muri make njyewe ariko ntabwo nashatse kwinjira mu buzima bwawe bwa buri munsi ahubwo nashatse kubaza muri ejare ya industry y'umuziki imishinga ufitiye abantu project muri make project mbafite n'indirimbo yindi igiye kubatama yego n'ibyo bintu byose nta n'ibindi ntabwo ushaka kumenya utundi turimo tw'amaboko umuntu akora natwe nakubwira yego ejo tuzaza ukaza no kumubona nose kamubaza Benzo rero aho murumva umushinga afite ngo afite project nshyashya nanjye ndagira ngo mubaze ese ni iki urimo gutekereza ubundi abafana bawe wahoranye igihe waririmbaga indirimbo bitaga Nemo iyo utekereje ubona ku munsi kuri uyu munsi ari bugifite simbizi reka njyewe ngo abafana mba ndi kubara abafana bakoze subscribe yego ubwo niba ari umufana batarakanze sabu uwo ni umufana oya birumvikana urumva ko nawe haba harimo akantu k'akabazo rero abafana mfite ubu ngubu mfite noze iri abantu 1000 urumva yego ubwo abo nibo bafana mfite abo nibo bafana abandi bakaze bakazogera ku buryo igikorwa cyose nakora naka-uploading bahita bakibona direct ku mafone yawe none se ubwo wambwira gute ngo urampana utankurikirana utazi wabona utamproving ubwo ni umufana cyangwa ni ingwiza murongo ya indi n'umushungereza n'abashungereza mu kinyarwanda cyiza yego ndagira ngo rero tuganire nkuko wavuze Horix na wanjye wese ajya kanda sabu man ni Benzo Beat Official yego ubwo murabyumva ni Benzo Beat Official ukamukurikirana urabizi yatugejeje ibihangano birenze na n'izi sara cyadutamo yego Benzo hari akantu wigeze gukomozaho kazeho na Horix ngo bose urabafana ariko ubundi utekereza iki ku bibazo bari bafitanye mu minsi yashize na n'ubu mumenya ko bitararangira ibyo bibazo reka mubwiza ko ntabyo nzi kandi banza ubumve yego njyewe mfana umuziki sibyo yego niba bakoze indirimbo nziza ndayumva yego ntabwo rero ndi umufana w'amateka yego niyo mpamvu mbafana bombi sibyo rero ni abantu b'abagabo bo bazicare bakemura ibyo bibazo byabo ariko sitiri n'abandi banayemo umuziki ndawufana ndabanjenge nari utekereza iki ku ndirimbo ya Zeo yavuye kuri cano mu minsi yashize wowe iyo uyumvishe uyitekerezaho iki iyo bita Sinabyaye ntacyo nayitekereza utekereza iki ku ndirimbo bita ya Horix iriya yahise yamusubiza kandi nta bintu nabitekereza izo ndirimbo nk'umufana wabo ndatekereza ko hari icyo waba utekereza nagusubije ngo azi ko wagira ngo nawe uri Imana akaba yibagirwa kuvuga njyewe sindi umufana w'amateka nabwo ko n'umufana w'umuziki yego nta kibazo burya buri wese aba afite uko abyumva mu mutwe we ariko ubwo nawe ukuri kwawe ndabizi kandi nakubwiye ngo ni abantu b'abagabo bahora bakugana bagakemura ibyo bibazo yego ushaka kubumbaza ibintu ubworo bwabo uri behind ntabwo mbizi yego utekereza iki ku gifi kinini kiri mu Rwanda icyo gifi urakizi ubundi ntacyo nzi icyo gifi utekereza iki kuri Bruce Melody nagise niwe gifi kinini yaravuze ati ni igifi kinini ntabwo nageze ariko urakoze kungakoze we yarivugiye ati ninjye munini muri kino gihugu munini se what's mean genre industry ya musique yego ese ubwo aruta abantuza bamakanyaga ko nabo bari mu muziki we yavuze ubu ngo muri new generation usamara dasa new generation ngari muri generation ya kera n'ubu ngubu kandi ngaracyari muri new generation amakanyaga iyo generation irimo kandi baracyabanibiraga ubwo wanze ko makanyaga kibiri n'amasamba yego cyane ntabwo babyoroshye rese Benzo Beat akosha ibyo bintu ntabwo uba urimo kubyiyumvisha kabisa oya ibyo ngibyo mane bakora imiziki nabo bana banini turabazi yego
Okay, birumvikana nta kibazo. Utekereza iki se ubundi kuri video ubundi Bruce Melody yabatayemo dore ko yavugisha abanyarwanda benshi uribuka ko mu minsi ngahe kumbaza video ya Melody cyangwa waje kumbaza makuru ya Benzo ko utambuje video yawe? Oya Benzo video yawe irazwi twanayivuzeho. Iyo Melody rero ntabwo nayibonye. Nawe wigeze ubona? Nayo nabonye. Ushatse kuvuga ko ariko ndaza kuyireba nimva hano. Cyaba ari bitangaza. Rese Benzo Beat. Ubundi mu busanzwe wowe ku giti cyawe nka Benzo Beat utekereza iki iyo urebye nyine u Rwanda umuziki warwo urimo kugenda utera imbere hari inyungu bijya bikugirira we ku giti cyawe? kubera ko njyewe yego sinzi tu njyewe ndakora gutera imbere k'umuziki nanjye ndabikunda. Yego. Ubwo rero ndagira ngo ngushimire cyane, ariko mbere yuko ngushimira ndagira ngo ube waganiriza ku bafana bawe cyangwa se ube wabaha ubutumwa bw'ibyo bafite mu minsi iri buze, naho ubundi bamenye nyine wagwana n'indirimbo nshyashya ngiye kubatamo. Yego. Featuring tugeze dukora na featuring. Yego. Wasanga ari nawe nagutayemo. Oya iyi ni indirimbo ntabwo ari. Yego. Noneho ngiye kubatamo vuba song kabisa batuze nyinga bakomeze banarebe wamaye bakora na subscribe. Yego. Kuko ngiye umufana wanjye utambwira ngo se ntabwo yakoze subscribe ubwo waba ari gufana. Rero umufana wawe umuntu akubwira ko agufana kandi ukabibona kuri channel yawe nta kintu kize. Yego. Subwo murara gufana. Uyu muntu byo gusaba bakomeze barebe ku mbuga zose nkora yitwa Benzo Beat official. Yego. Ubwo arabemera cyane Benzo Beat yasezeranje ko nazongera kubatindira umwe ninjye nabo mbere gahunda ni pata na rugi. Yego nuko ngo rero Benzo Beat turamushimiye yatubwiye ko ngagiye kuzaza tugezaho ibikorwa byose uko byakabaye mu gihe gitoya. Yego. Ariko banakomeza no kumwanuza B1 Gin. Yego. Bakomeze bamwe batemo bayivanga n'agafanta mutagira ngo do ari abantu bazi ngo wenda ngo nukwamamaza nagaruka kwamamaza gahunda singe do. Yego. Ko mbona gasa nkaho mbega uburyo shamwe abantu mwe namwe mu mwana naje naje nsome mu mwanya muto kabisa. Bigira imbere yakomera bonde ngo oya nibyo. Yego twongeye kubashimira mwe muteze Raj TV show. Ikiganiro cyo nakagaruka twari turi kumwe na Benzo Beat, ubwo tuzongera dusubire. Salam shalom. Yeah, appreciate it.